Nongeye kubasuhuza mwese nshuti zanjye aho muherereye hose mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi rwagati muri Kigali, Imana ibahe umugisha. Ntibagiwe kandi n'abo hakurya y'amazi za Canada, Amerika, Suwede, Burkina Faso, aho hose mpafite inshuti zanjye, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe ni Mama Nana Official ugarutse. Ubwo duherukana twaraganiriye, tuganira ku makimbirane, tuganira ku nkomoko y'amakimbirane, tuganira no ku byo twakora kugira ngo duhoshe amakimbirane mu ngo zacu, mu muryango, muri sosiyete nyarwanda, aho tuba, mu matorero ndetse se ahantu hose turi mu ishyirahamwe, burya ahantu hose mubaye murenze umwe cyangwa babiri, muba mugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo muhoshe amakimbirane. Uyu munsi rero nazanye ibintu 8 abashakanye bakwitaho kugira ngo babashe gukemura amakimbirane hagati yabo. Mu by'ukuri ibintu abashakanye bakunze gupfa ni ibintu bito cyane, bito cyane. Umugore ashobora no kureba umugabo, yamureba umugabo yarakaye ati dore uko kireba, mukaba mutangiye amakimbirane ako kanya. Umugabo ashobora gutaha yarakaye, umugore yarakaye, ugasanga mupfuye utuntu duto cyane. Ntabwo ari byiza rero, twakwiye guha agaciro urukundo twatangiranye tujya gushinga urugo, kuko urugo ni ikintu gikomeye, urugo ni rwo musingi w'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni wo musingi w'iterambere ry'itorero iryo ari ryo ryose, ribe abakatolike, isilamu, abadivantisite, abo ari bo bose, urugo ni rwo musingi warwo, kuko urugo rufite ibibazo, urugo rufite amakimbirane, ruhora mu ntonganya, igihe cyose ntabwo rutera imbere. Umuntu wese akurura yishyira, ari umugore agakurura yishyira, ari umugabo agakurura yishyira, bigatuma urugo rwabo rudatera imbere. Ni hamwe n'ibyo rero dukwiye kurebera hamwe ibi bintu twagenderaho kugira ngo dukemure amakimbirane hagati y'abashakanye. Akenshi mu muryango habonekamo amakimbirane bitewe no kutumva ibintu kimwe, kutava ku izima no guhora umwe mu babana atekereza ko ari we ubona ibintu neza kandi ari ushyira mu gaciro wenyine, bikazahaza umuryango. Urugero, igihe cyose kumva ko jyewe mugabo mu rugo ari jyewe ureberera urugo, ari jyewe shefu w'umuryango, wa mugore we nta jambo ufite, nta nama zawe, ntacyo wamfasha, ntacyo wangezaho, ibyo bituma umugore ahora atekereza nabi, bikabyara amakimbirane mu muryango. Amakimbirane yose si ko aba ari mabi mu muryango, kuko ku rwego runaka ashobora guhwitura imyitwarire itari myiza, ariko iyo arenze urugero cyangwa bene umuryango bakabyitwaramo nabi, ashobora gusenya. Gukemura amakimbirane ni byiza kandi bifite akamaro mu muryango, byomora ibikomere biruta gukosoza ikosa irindi. Icya mbere rero, kumva neza imiterere y'ikibazo no kugiha imipaka. Abantu benshi bahorana amakimbirane kubera kutamenya icyo uwo mubana akunda cyangwa yanga, kutamenya uburemere bw'ikosa runaka n'ingaruka rimugiraho. Urugero, ushobora kuba nkunda kwirira ubugari, igihe cyose umugabo yataha agasanga natetse ubugari, uko aje agasanga natetse ubugari kandi we atabukunda, njye simbone ko ari amakosa ndimo gukora, ibyo bikamutera amakimbirane, akivumbura akajya kuryama atariye. Ayo ngayo ni amakimbirane yatewe nanjye, ariko twicaye tukareba imiterere y'icyo kibazo twagikosora. Akambwira ati mugore wanjye nubwo ukunda ubugari jyewe simbukunda, nkunda ibirayi. Urumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Icya kabiri, kumva ko mugenzi wawe nawe ari umuntu yakosa. Ntabwo turi abamarayika, twaremwe turi abanyamafuti, n'ijambo ry'Imana rirabitubwira, riravuga ngo umuntu navuga ko atari umunyabyaha aba ahinduye Imana inyabinyoma. Ikindi
ni ukuri turemwe mu mafuti, ni na gake cyane umwana w'umuntu akora ibyiza, ariko igihe cyose uzabona ko na mugenzi wawe yakosa, bizatuma mwirinda amakimbirane. Niba umugabo avuze nabi utavuga uti ego kosheri none ibyo biguteye ni ibiki, nawe ubwo yitekerezaho akavuga ati ese bigenze bite ubundi ko navugaga neza bigenze gute, akikosora bitewe n'ijambo ryiza umubwiye. Ariko iyo umuntu avuze nawe ugafite ugahita usubiza vuba vuba ngo ngumva nacyo kiravuze, ni aho amakimbirane aturuka no kurwana bikazamo no gukubitana amakofe bikaza. Akenshi biroroha kuremererwa n'ikosa rya mugenzi wawe, ukumva ko iryawe ari ibisanzwe atari iryoroheje, ariko rwose jya uca bugufi wumve ko kuba yakosheje bitavuze ko akwanga. Wowe tekereza ko ikitagenda gishobora guhinduka kandi ubimufashijemo. Niba nkoze ikosa ukambwira uti ariko wakosheje rwose nshuti yanjye utaha ntuzongere, kubera ko unsubizanyije neza bituma rya kosa ntarisubira. Ariko hari n'umugore waza ukankamira umubwira nabi ukavuga ati ahubwo ndahazi reka mbikorere icyo. Icya gatatu, kumenya igihe cyo kugira icyo uvuga. Nshobora kuza hari nk'amakosa runaka wakoze shaka kukubwira, nkaza nakwitegereza mood urimo nkabona n'ubundi uri mu mushiha warakaye, wenda hari ibyakurakaje, nkavuga ngo ubwo yarakaye reka mbyihore nzabimubwira yasetse. Ukabanza ukamutegura kugira ngo ubashe kumubwira cya kintu wateguye. Uburyo buboneye rero ni nko kubaza mbere yo gushinja no kwemeza amakosa mugenzi wawe. Kutamubwira akaminura muhini, hirindwa ko yakwihagararaho bikabyara intonganya. Kutavangitiranya ikosa ryakozwe n'ayakoze kera. Kutavanga amakosa yakozwe n'ayakoze kera, ibyo bintu abagore nitwe dukunda kubikora. Umugabo ejo bundi akaba yaratashye atinze saa 5 z'ijoro, mukababarirana akamubwira ati mbabara mugore wanjye sinzongera, ejo yasubira ati urongeye kandi dore ko ariko wabaye. Guhora ugarura ibyahise, tureke kureba mu byatambutse, turebe iby'uyu munsi. Ibyatambutse tubyibagirwe, kuko Imana nayo ishaka yuko tubabara kandi tukibagirwa. Icya kane, gutega amatwi. Ikintu cyitwa gutega amatwi hari abantu cyahishwe cyane. Umuntu akaza ananiwe, nahuye n'imiserero muri karitsiye, bambwiye nabi, bantutse, banze, wa mugabo uratashye koko urananiwe, natangira kukubwira ibyo nahuye nabyo ngo winsakuriza wa mugore we. Ibyo bibyara amakimbirane ateye ubwoba, umugore akaba yanaceceka ntazongere kuvuga by'iteka. Ariko numutega amatwi, ni byiza kandi kugira umuco wo gutega amatwi mugenzi wawe, ukishyira mu mwanya we igihe ari kukubwira ibyerekeye ikosa yakoze. Ashobora no kuba yakoze amakosa agahita yihutira guhita aca bugufi, akakubwira ati mugabo wanjye nakosheje umbabarire, ntikimva imbere, si ubundi cyakoraga ibiki, ugasanga ahubwo noneho umuteye gukora amakosa arenze ayo yakoze mbere. Icya gatanu, kugaragaza ibyifuzo bya buri ruhande no kugerageza ibisubizo bishoboka. Tuvuge niba mfite icyifuzo, dufite amafaranga atari menshi ntabwo ahagije, ariko nkeneye umwenda wo kwambara, nkakugaragariza icyifuzo mfite, nkakubwira ariko igitenge nari mfite cyarashaje, mugabo mwiza ndifuza ko wazangurira ikindi gitenge. We kwa mugore wabaye ute, ukaba utangiye kumucyocyorora, ese ubundi wowe urakora, ese ubundi mugencura amafaranga, ese ubundi ndi beneri, ugasanga uzanye amakimbirane kandi yari atangiye akubwira neza. Cyangwa se wa mugabo we ukabwira umugore imishinga, umugore yabyumva akagukubita mu kanwa ati nawe rero ubwo uravuze. Ni ukuri tujye tugaragaza ibyifuzo bya buri ruhande kandi tugerageze kubishakira ibisubizo bishoboka. Iyi ni intambwe y'ingirakamaro ku bagize umuryango, kuko guhangana buri wese agaragaza inyungu abifitemo, aho kwivovota buri wese asobanura neza icyo ashaka n'uburyo yumva bimuvuna, buri wese akagaragaza ibisubizo bishoboka. Ugasanga ngo jyewe se basi ngo jyese ngo navuga ijambo rikumvikana,
ngo ese ngo hari icyo mvuze, ngo ese hari icyo maze, ugasanga igihe cyose uri muri ivovota mu mutima. Oya, ntitugaragaze ibyifuzo kandi tunabishakira ibisubizo bishoboka. Icya gatandatu, kwirinda kurema ihangana. Ntukumve ko umwanzuro wifuza ari wo wafatwa ukagenderwaho. Ibyiza ni uko mwese mureba igifitiye umumaro umuryango wanyu mukakigira nyambere. Nta guhangana, nta kuvuga ngo ni njyewe, ngo ndavuze ngo ndategetse ngo ni njye nyir'urugo. Wa mugore we byumve, kandi wa mugabo nawe nakuruhiyeho, ugasanga icyo mwagakemuye mwembi mwicaye, ugasanga hajemo guhangana. Ngo ubwo ari jyewe se uvuze birumvikana. Umugabo ati genda avuze gutyo kandi ndanigendeye sange byakozwe uko mbivuze. Hoya, nitwirinde ihangana. Icya karindwi, gufata umwanzuro. Umwanzuro ugomba gushingira ku nyungu z'umuryango, igisubizo cyumvikanweho na bose. Iyo ntambwe ikurikirwa no kubungabunga ibyumvikanweho mu kwanga ko bizongera. Urugero, umushahara wanjye ni 200,000, umushahara w'umugabo ni 300,000, kandi dukeneye kwishyura abana amashuri, kandi dukeneye guhaha ibyo kurya, dukeneye sitoke. Ugasanga amafaranga abaye make ku byo twapanze, ku byo twateguye. Nitwicare tubanze tuganire, tuvuge tuti icyihutirwa cya mbere ni ukwishyura amafaranga y'ishuri y'abana, hagakurikiraho guhaha, gukora sitoke mu rugo, hanyuma asigaye tukayakoresha ibyo twagakwiye gukora. Tugafata umwanzuro w'ibyo twaganiriyeho. Hanyuma twamara gufata umwanzuro tukawushyira mu bikorwa ntawe ubangamiye umuryango. Muri rusange, cyane cyane burya hari igihe umuntu wese yirebaho agakurura yishyira. Iyo ukuriye wishyira rero, uba urimo urema amacakubiri n'amakimbirane mu muryango. Icya munani, kubabarira. Kubabarira bigora benshi cyane. Ariko uruhande rw'umugore biragorana, ariko uruhande rw'umugabo biragorana, ariko kubabarira ni ikintu cyoroshye cyananiye abana b'abantu. Kuvuga kubabarira murakoze ni amagambo mato cyane ariko agoye umwana w'umuntu. Niba nkoze ikosa nkagusaba imbabazi, wibitindaho, mbabarira ntacyo urebyeho. We guhita uvuga ngo urongeye, kandi urongeye n'ejo warakoze ibi, se nzahora nkubabarira ngeze ryari? Ariko ijambo ry'Imana reka tubwira ngo mugenzi wawe nagukosereza umubabarire ugire 77. Ariko umuntu agukoshereje rimwe risa, iyo arongeye ati kandi urasubiriye. Kubabarira ni byiza gutinda ku byiza bya mugenzi wawe aho kwita ku bibi bye, kuko iyo uhora umutekerezaho ibibi, uhora umubona mu isura ushaka kumubonamo, uramubabarira kandi ukirinda guhora ubimwibutsa. Guhora umwibutsa ngo ariko se ngo uzajya uhora ukora amakosa. Oya, icyiza ni uko wamubabarira. Kandi nyuma yo kubabarira hakabaho no kwibagirwa. Kwibagirwa nshatse kuvuga ni ukuvuga ko niba nagukoreye ikosa ukambabarira, ugomba kwibagirwa n'amakosa nakoze. Uraje usanze igikombe ku meza. Rero ukuntu abagore n'abagabo dupfa n'ubusa rwose. Uraje usanze igikombe ku meza, urasanze kirandagaye, ngo dore iki gicucu cy'umugore. Koko se wanshatse ndi igicucu? Umugabo nawe atinze gutaha, ngo iriya ngegera yatinze hehe? Mbese ibyanyu ni ugutukana gusa. Oya, babarira kandi unibagirwe. Kwibagirwa nicyo cy'ingenzi, no kubabarira bikaza mbere y'ibindi byose. Rero bagenzi banjye, nshuti zanjye nkunda, uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane ni ibi bintu 8 mbabwiye. Ni ibi bintu 8 mbabwiye, kandi nyuma y'ibi bintu 8 rwose, iyo tubikurikije tukabana neza, tubabariranye, twihanganiranye, nkavuga nabanje gutekereza, nawe ukavuga wabanje gutekereza, ibyo tugiye gukora byose bigenda neza. Nuko rero hamwe n'ibyo, nujya kuvuga ikintu ubanza utekereze icyo ngiye kuvuga. Ese icyo ngiye kuvuga
ntabwo gikomeretsa mugenzi wanjye? Ese icyo ngiye kuvuga ntabwo kiremerera inshuti yanjye? Inshuti zanjye, reka mbasabe kandi mbinginga, tugerageze guhosha amakimbirane dukurikiza ibi bintu uko twabivuze uko ari 8. Rero ni Mama Nana Official, uwakenera kumvugisha, uwakenera kuganira nanjye, uwakenera kumpamagara ngo muganirize, ni ya nimero ntabwo yahindutse, ni 0788 25 66 54. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, amena. Tuzasubira, haleluya.